Even before I was directing, ntaramenya neza icyabaye, niyumvagamo ko hari ikintu kibi cyabaye. This feeling came to me and even talked to nanabwiye bamwe mu bo twari kumwe ko numva rwose hari ikintu cyabaye kibi. Something had gone wrong. This was nabyiyumvagamo imbere mu mutima wanjye, nkongera ngakoresha n'umutimanama nkurikije amakuru yo ku rugamba nabonaga. nigeze no kurota Freud yapfuye. numvaga mu mutima ko Freud agomba kuba yarahuye n'ingorane. hanyuma nko ku munsi wa karindwi nibwo baje kumbwira ko Freud yatabarutse. mbere yaho ariko nkaba narohereje umuntu aturutse Kampala ngo aje Kagitumba acengere ashake Freud. Make sure he sees Freud himself. yibonanire nawe ntagire ubatuma, noneho azambwire niba yamubonye, ntavuge ko bamubwiye gusa ko ariho. ku munsi wa mbere ntibyamushobokeye. ku munsi wa gatanu nibwo yagiye akabonana n'abayobozi b'ingabo bamwe ku rugamba. ngira ngo kubera ko bangaga ko bimenyekana hakiri kare, bamubwira ko Freud ari kure ku kazi, ko adashobora kuboneka. abumvisha ko amufitiye ubutumwa bwihutirwa nubwo atababwiye ko ari ubwanjye. baramwangira. aragaruka arantelefona ambwira ko Freud ariho. ntisubirayo uvugane n'uhari wese. nibuka ko namwohereje kuri Major Bayingana, Major Bunyenyezi n'abandi. noneho nkavuga ko ari je ushaka kubimenya kandi bikangeraho nta wundi muntu babinyujijeho. ariko mu by'ukuri nashakaga inkuru y'imvaho gusa, naho ubundi nari nzi mu mutima ko atakiri muzima. mushobora kutabyemera ariko niko byari bimeze. asubirayo nanone birananirana. hari inshuti ngo yamwegereye iramwongorera iti Freud yitabye Imana. ati genda umubwire ko byarangiye. That Freud is dead. Then he called me and told me yes, that actually